Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Umwami Yesu uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware, urihagije mu mbaraga no mu bwenge. Uyu mwanya tuje imbere yawe turagushimiye. Nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi ikora nkawe, nta yindi ifite imbaraga nkawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye kuko ari wowe wabanje kudukunda mbere yuko twe tugukunda. Uyu mwanya rero turasenze kugira ngo iri jambo rigire umumaro mu mitima y'abantu benshi, kandi iri jambo ribohore uwaruboshye mu izina rya Yesu. Nanone turagushima kuko ari wowe Mana yera, nta yindi ibaho nta nizabaho, kuko tugufitiye icyizere. Kandi Mwami, uko utuyoboye turabikunze, kuratunyuze. Uri inshuti yacu ya bugufi, uri umurengezi wacu. Mana, izina ryawe rishyirwe hejuru. Dusengeye umuntu wese rero ukurikiranye iri jambo kugira ngo rimugirire umumaro, kandi nanjye ubwanjye ringirire umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Bene data, nongeye kubasuhuza abakurikiranye Life Radio. Imana ibaha umugisha. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuganira ku bihe bya Pentekote, tuvuga ku mumaro w'umwuka wera, tuvuga gute umuntu atuka umwuka wera. Ndahamya neza ko mwasobanukiwe neza kurushaho. Uyu rero ni umwanya nanone wo kuganira ayandi magambo, kandi aya magambo nayo ndifuza yuko atugirira umumaro twese. Imana ibaha umugisha. Turasoma mu byahishuwe ibice byaho 20, hanyuma tuganire iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Ibyahishuwe ibice 20, turasoma umurongo waho wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Imana itugirire neza. Aya magambo ni amagambo yamfashije, hamwe n'aya magambo ari muri Zaburi 50 umurongo waho wa 3. Aranditse ngo, Imana yacu izaza ye guceceka imbere yayo, umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota, izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza, iti munteranirizeho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerana ibitambo. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. 7. Bwoko bwanjye nimwumve, nanjye ndavuga, wa bwoko bw'Abisirayeli we ndaguhamiriza, ni njye Mana Imana yawe. Si nkugayira ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Sinzakura imfizi mu rugo rwawe, cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe,
kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo mu misozi ibihumbi, nzi inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'imfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene, utambire Imana ishimwe, uhigurire isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Amen. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Amen. Bavandimwe, aya ni amagambo meza kandi yanyubatse, ndifuza yuko namwe yabubaka. Aya magambo ashatse kuvuga ku bibi abantu bakora, akanavuga ku butabera bw'Imana. Hano Imana iravuze ngo muri Zaburi ngo Imana izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Haleluya. Imana izaza. Reka tubanze twemeranye yuko Imana izaza. Ubundi na intego y'iri jambo iravuga ngo nta muntu uzabura ku munsi w'urubanza. Iyi ntego nyimaranye iminsi numva iri kumfasha. Nta muntu n'umwe uzabura ku munsi w'urubanza. Muri iyi si turabizi hajya haba imanza nyinshi, ugasanga abantu babakatiye bahari cyangwa se batanahari. Ariko iri jambo twasomye ngo mbona intebe y'ubwami nini, mbona n'uyicayeho, ngo isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje. Ubundi Imana mu budahangarwa ifite, ubundi Imana yacu ikura ibishoboka mu bidashoboka. Ibintu wowe ubona yuko bidashoboka, Imana ishobora kubikuramo ibishoboka. Icyambere, Imana yaduhaye agakiza ibikuye mu bushake bwayo, mu rukundo rwayo. Icya kabiri, mbere yuko iduha agakiza iturema, nabwo yadukuye mu bintu bisa naho navuga ngo bitaboneka cyangwa bidafatika. Kuvuga ngo umukungugu Imana iwukuramo umuntu ni igitangaza gikomeye. Bivuga ngo Imana yacu ifite imbaraga nyinshi cyane zo gukura ibishoboka mu bidashoboka. Noneho rero intego y'iri jambo iravuga ngo nta muntu uzabura ku munsi w'urubanza. Kubera iki nta muntu uzabura ku munsi w'urubanza? Imanza zo mu isi abantu bajya batanga impamvu, ariko uru rubanza ruzabera mu ijuru, umushinjacyaha ari nawe uzacira abantu imanza ni Imana. Aha haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera. Oh haleluya. Mbona iyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Bivuga ngo ibintu turi kugenda tunyuramo, ibintu amateka yawe uri gucamo cyangwa yo waciyemo, hari igihe kizagera ibyo birangire. Buri kintu cyose umuntu ajye mu rubanza. Ijambo riravuze ngo ahabyo ntihaba hakiboneka. Umuntu wese ibyo yakoze birarangira. Bimaze kurangira, Imana icira urubanza abantu. Iri jambo rero riravuga ngo nta muntu uzabura ku munsi w'urubanza. Ntawe.
mwisi umuntu yagerageza agatekinika agashobora akagira ukuntu abigenza akavuga ati ejo ndarwaye ejo nibwo nzaboneka, cyangwa se ukavuga uti sindi mu Rwanda kandi wenda indege niziri kugenda bitewe wenda n'impamvu runaka. Ariko mu bwami bw'ijuru ho ntago bizashoboka. Umuntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Umuntu wese azagaragaza ibintu yakoze akiri muri uyu mubiri. Imana itugirire neza. Iyo nigisha buno butumwa hari benshi bajyangira ngo bumva bukomeye, ngo kuki najya nshyiramo no koroshya. Umwuka wera niwe ujya woroshya, ntabwo ari jye, kuko uru rubanza ruzabera mu ijuru, ntabwo ruzabera mu isi. Noneho hano haravuga ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje. Muri iyi si hari abantu bakomeye rero hari n'abantu boroheje. Ariko ngo mbona, uyu ni Yohana, oh haleluya, yarabivuze aravuga ati mbona bapfuye, mbona bakomeye, mbona n'aboroheje. Umuntu wese ahagaze imbere y'iyi ntebe y'imanza ya Kristo. Erega iyi ntebe umushinjacyaha ni Imana. Umwuka wera niwe uzaba udushinja kuko azi ibyo dukora. Uzaba yicaye kuri iyi ntebe uca imanza ni Imana Data. Uru rubanza rero nta muntu n'umwe waruburamo, ntibishoboka. Ikintu cyatuma uru rubanza ururokoka cyangwa ukarutsinda, ndaza kukurangira umuti watuma uzatsinda uru rubanza. Hano mu isi hari ukuntu tujya tworoshya ibintu. Umuntu akavuga ati wenda iki kintu nagikoze ntawambonye. Undi akavuga ati Imana iranzi, wewana Imana igira imbabazi. Ariko Imana igira imbabazi nibyo, ariko nubwo igira imbabazi, ahangaha iki gihe kizaba ari icy'urubanza. Simamye yuko abantu bajya baca imanza batagira imbabazi, barazigira. Ariko hari igihe biba ngombwa ko bakurikiza ibyanditse mu mategeko, bakurikiza itegeko. Iyo rero utangiye kuburana n'ingingo iyi n'igiki iki n'iki, burya nyine uba wageze ahandi hantu. Imana rero izagukubita ingingo ikomeye. Ingingo ya mbere Imana yaguha ntago wayirokoka, izakubwira ngo ko naguhaye Yesu nkaguha umwana wanjye ngo agupfire kubera iki. Imana itugirire neza, ikubwira iti ko waciye muri za nzira zikomeye, ko waciye muri rya shyamba wenda uri ku rugamba, wenda uri umusirikare cyangwa se unahunga kuko abantu barahunze. Ikubwira iti ahantu hose sinakurengeye. Ese ko wamigiye umuhigo ukambwira ngo ninkunyuza muri buzankorera, kuki utankoreye? Ese none ibi byaha urimo ukora, Imana niturengere cyane. Aya magambo yaramfashije bene data. Hano rero haravuze ngo mbona bapfuye n'abakomeje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Nihuse kuko umwanya ntuba ari munini cyane. Hazabumburwa ibitabo. Ibitabo bizabumburwa ni byinshi. Hazabumburwa ibitabo by'abavugabutumwa bavuze ubutumwa, bazengurutse isi. Mana we, hari n'abavuze ko bamaze gufata isi rwose, ariko ndashima Imana ko ariyo yafashe isi. Ntabwo umwana w'umuntu yagira ikintu akora usibye Imana yo mu ijuru niyigira icyo ikora. Twebwe turi ibikoresho by'Imana. Jewe ndi mwarimu, ndashima Imana ku muhamagaro yamamagaye. Nzawubazwa nawe kuko uyu nguyu nawe uhamagawe n'Imana, inyemeza kuyikorera. Imana ishimwe. Uyu muhamagaro rero Imana izambaza ngo ko naguhamagaye, nkaguhamagara nta muntu uhari, ukankorera, ukagera nubwo winjira mu itorero ukaba umuyobozi, ukaba umwarimu. Ahangaha wabigenje ute? Ese inama zanjye waziyoboye ute? Ese warabihanganishije, warabakomeje? Imana izabimbaza. Nawe excuse me, nawe uri umupasiteri cyangwa uri umushumba cyangwa uri n'umuhanuzi, buri cyiciro, cyangwa uri n'umuririmbyi, uri umudiyakoni, buri cyiciro cyose Imana yagushyizemo,
Imana hari ikintu izakubaza. Aha haravuze ngo intego iravuga ngo ntawe uzabura ku munsi w'urubanza. Aho Imana nikubaza ngo ko naguhaye umukumbi wanjye wahagaze gute, uri ebo gusobanura uko wahagaze? Imana idusure cyane. Uri umukristo, uri mu itorero, Imana yaraguhamagaye igushyira mu itorero, izakubaza byinshi ku byerekeranye n'uwo muhamagaro. Bavandimwe, abantu baba bapfa ubusa. Umwuka wera uri mu mitima y'abantu niwo uzabacira n'urubanza. Imana itugirire neza, kuko ijambo ry'Imana hano ravuze ngo mbona ibitabo bibumburwa, abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditse muri ibyo bitabo. Mana yanjye, ntago nize amategeko, sinzi niba mu mategeko tugira cyangwa isigira icira n'urubanza umuntu wapfuye, ntago mbizi, ariko uru rubanza ruzabera mu ijuru, ngo n'abapfuye bazacirwa urubanza rw'ibyo bakoze bakiriho nyuma bakaza gupfa. Uru rubanza rurakomeye. Imana izacira urubanza n'abantu bapfuye. Ubu none ushobora gupfa ukora ibyaha ukibwira ngo kwisha amaneno birarangiye urapfuye. Reka da, uzazuka kandi uzuke ubazwe ibyo wakoze ukiri muzima. Imana itugirire neza. Hano haravuze ngo 14 urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Urupfu n'ikuzimu. Oh haleluya. Uru rupfu rutera abantu ubwoba. Ubu burwayi bukomeye uhora ugenda ufite ubwoba. Ndagira ngo nkwibutse ko mu ijuru hari Imana. Imana yaravuze ngo nunyizera nzabana nawe. Haleluya. Ibyo gupfa si ikibazo. Ikibazo nuko wapfa udakijijwe. Icyo nicyo kibazo gikomeye. Hano haravuze ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja. Bivuga ngo nyuma yo kubumbura ibyo bitabo, abantu bagacirwa imanza z'ibyo bakoze, abakomeye n'aboroheje. Hano haravuze ngo buri muntu wese azahagarara imbere y'iyi ntebe y'imanza. Imana itugirire neza. Noneho uru rubanza nirurangira ngo hazabumburwa n'igitabo cy'ubugingo. Icyama Imana ukandikwa muri iki gitabo cy'ubugingo. Icyama Imana ukaba urishuwa yuko wanditse muri iki gitabo, ukaba ubizi neza. Iki gitabo cy'ubugingo nikibumburwa, Imana itugirire neza, hazaba habumbuwe ibitabo byinshi, ariko iki gitabo cy'ubugingo cyo Imana itwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ushobora kuba utariyandikishije, utarakijijwe. Imana idusure cyane. Hano haravuga ngo urupfu rwa kabiri. Reka mbasone urupfu rwa kabiri. Ubundi hari ukugaruka kwa mbere kwa Yesu, ari byo bita mu Cyongereza first coming of Jesus Christ. Hari no kugaruka kwa kabiri kwa Yesu, ari byo bita second coming of Jesus Christ. Ibi rero ni ibintu bizabaho. Kugaruka kwa mbere kwa Kristo mu by'ukuri n'ubu twicaye hano kuri Life Radio, ubu Yesu yagaruka. Ubu wicaye mu kazi kawe uri mukora, Yesu yagaruka. Ubu uryamye uri mu buriri uruhutse, uri umuganga ugiye kubyara, se nta kintu cyabuza Yesu kugaruka. Yesu azagaruka abafundi bari hejuru y'inzu, azagaruka abantu bose imirimo ikorwa. Kugaruka rero kwa Yesu kwa mbere n'ubu yagaruka. Kugaruka kwa kabiri kwa Yesu hano baravuze ngo ni rwo rupfu rwa kabiri. Wenda tuzabisobanura neza ubutaha. Kugaruka kwa kabiri kwa Yesu nicyo gihe cy'imanza. Hano haravuze ngo urupfu na kuzimu bizajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Icyo gihe urubanza ruzaba rwarangiye. Buri muntu wese, kuko hari naho twize ko hari abantu bazacungurwa n'amaraso yabo. Imana itugirire neza. Ariko ibi bizaba itorero ryaragiye. Imana iturengere muri uko kugaruka kwa mbere kwa Yesu. Tutagiye kure rero, nashatse kwivugira kuri uru rubanza ko nta muntu uzabura ku munsi w'urubanza. Mwene data, shuti y'Imana, uru rubanza urwiteguye uti? Ese ko turi mu isi yuzuye ibyaha, isi yuzuye ubugome bwinshi, uri muritegura gute? Hano rero twasomye muri Zaburi
haravuze ngo Imana izaza ye guceceka. Imana izaza, haleluya. Imana izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota, izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza, iti muneranirize abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Bavandimwe, kugira ngo dukizwe hari igitambo. Yesu yatubereye igitambo. Tujya dukunda kwiga ijambo rivanga umwenda ukingiriza hera utabukamo kabiri, buri muntu wese ahabwa kwigererayo. Aha rero haragaruka nanone ku rubanza, haravuga ko Imana izaza kandi nticeceke. Imana itugirire neza ngo kandi izacira umuntu wese urubanza, izaca urubanza. Hano rero tugeze kuri turasoma hano kuri 14, utambira ishimwe, utambira Imana ishimwe, utambira Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Amen. Imana iravugana n'umuntu ugerageza gukiranuka. Utambira Imana ishimwe, utambira Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe. Imana iturengere, haleluya. 16 haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Umvira ijambo nanone, ariko umunyabyaha. Twigiye ruguru gato kuri 14, utambira Imana ishimwe, utambire, oh haleluya, utambira Imana yawe ishimwe. Imana ibyo yagukoreye ni byinshi mwene data, genda uyitambira ishimwe, ngo kandi uhigurire umuhigo wawe isumba byose. Haleluya. Uyu muhigo uhiga nta muntu mwari kumwe, wari kumwe n'Imana. Uravuga uti Mana nzakizwa, Mana nzagukorera. Hari n'abagiye bavuga ati Mana nunyubakira urugo, Mana numa kwiga, Mana nunyiza mu ntambara nzagukorera, nunyiza muri jenoside nzagukorera. Hari abantu bagiye bahiga imihigo, ahari se nawe urimo. Nanjye nahize umuhigo mu gihe byari bikomeye, miga umuhigo ndavuga ngo Mana nimbona undize muri iyi ntambara, abantu bari gupfa bingana gutya, jewe nkabona simfuye, nari na muto, Mana nzagukorera, nzakurikira ya Mana y'abarokore. Imana yarabikoze irandokora, ingirira neza. Ndashimira Imana kwishoboje kuba uyu mwanya ndi guhigura umuhigo wayo wo kuyivugira. Nta yindi misiyo mfite, ni ukugira ngo twibukiranye iby'uru rubanza, turusheho gukizwa neza, turusheho gusaba Imana imbabazi, turusheho gutegura avenire yacu mu bijyanye no kujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Hano mwise abantu bategura avenire, akavuga ati kugira ngo nzagira avenire nziza cyangwa ejo hazaza heza, reka nkore cyane, reka wenda nige, reka wenda ncuruze, reka ngire gute. Ndashima Imana ko yateguye avenire y'abakoreye ijuru. Haleluya. Kandi ikivuga iravuga ngo ni mukiranuke. Amen. Kandi unambira ishimwe. Imana rega nta kindi ikeneye umutima wawe umenetse, uyitambira ishimwe, uhigura umuhigo wawe. Erega nubona uri no kwivanga mu bitakureba, ubireke, ahubwo wegera Imana nayo izakwegera. Kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Numara guhigurira Imana umuhigo, ngo noneho wambaze n'Imana. None se wowe urarunza amashimwe aho ngaho, nujya mu rusengero ngo ushime Imana, uhigurira Imana umuhigo, none se ko amakuba n'ibyago ari isigoye, none nibyongera kuza uzongera uyibwire ngo Mana mbabarira se? N'ibya mbere utarabihiguye. Imana idusure cyane. Aha rero haravuze ngo nta muntu n'umwe uzabura ku munsi w'urubanza.
kuri 16 15 kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago nzagukiza nawe uzanshimisha. Gira intego yo gushimisha Imana, reka gushimisha abantu se wabashimisha bigakunda. Uyu munsi washimisha uyu, ejo hakaza noneho uwo bitari buvemo. Shimisha Imana, haleluya. We shimisha Imana, nta kintu wakora ngo ushimishe umuntu mw'isi. Gerageza ubaha Imana, ukora ibyo gukiranuka. Erega Imana ikorana n'abantu banayishaka, bashaka no guca bugufi ngo bayegere. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Hano haravuze ngo 16, ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Imana itugirire neza. Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye, Imana itugirire neza. Ubwo uri inyanga guhanwa, mu by'ukuri inshuti y'Imana, erega umutima wawe niwo mushinjacyaha mukuru. Ngubwo uri inyanga guhanwa, urumva ko nyine uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Ariko bavandimwe, igihe twumviye amagambo y'Imana ni kinini. Hano haravuze ngo ukirenza amagambo yanjye. Iyo ngeze aha numva bindenze. Nukuri bavuga butumwa barabwirije, itorero rirabwiriza, bazeyi ba kanisa barabwiriza. Nukuvuga ngo ahasigaye nawe kugira ngo ufate icyemezo uhindukirira Imana, cyangwa se nawe utarakizwa ukumva buno butumwa uzukizwe, Imana ibohore umutima wawe. Aya magambo ajya ntera ubwoba cyane. Ubwo uri inyanga guhanwa, iki nacyo ni ikindi. Hano aravuze ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, iki ni ikibazo Imana ikubaza wowe witeguye kujya muri runo rubanza ruzabera imbere y'intebe y'Imana. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Imana itugirire neza. Ukagenda uvuga ngo nanjye Imana yarampamagaye, ugashyira isezerano ryayo mu kanwa kawe, ukavuga ko mwagiranye isezerano kandi mu by'ukuri udakijijwe. Imana iturengere bavandimwe. Ukagenda uvuga ngo Imana yaragusezeranije. Ese Imana irakubaza, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye? Irabikubaza. Ugashyira isezerano, ariko Imana izaducira urubanza kweri. Ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe, ukagenda ushyira isezerano ry'Imana mu kanwa kawe, yewe amatorero ukayayobora. Imana itugirire neza. Erega n'amatorero cyangwa se amadini nayo dore ni na menshi. Hari n'igihe uvuga utari ku bundi ndajya no muri hendekiriye. Hano haravuze ngo ubwo uri inyanga guhanwa. None se wibwira ko ibintu byose ukora Imana itazabikubaza? Si bibi rwose gushinga ayo matorero. Gushinga itorero, ntekereza yuko wenda bayashinze biterwa n'intego bafite, wenda ntabyinjiyemo cyane. Ijambo ry'Imana ni umushinjacyaha, kuko iri jambo ravuze ngo ubwo uri inyanga guhanwa, ukirengagiza amagambo yanjye cyangwa ukayirenza. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. Imana ikurengere nshuti yanjye. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ariko ibibi kucyo bishyira mu kanwa kawe? Kwirwa ushyira ibibi wiyanduza ntacyo bimaze. Ururimi rwawe rukarema uburiganya. Imana ikugirire neza nshuti y'Imana. Ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose. Ariko nzaguhana, mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana itugirire neza. 22, nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza kanjye. Natinze niyo twasoreza ahangaha. Ibi bintu birumvikana rwose.
untambira ishimwe wese abanyubahiriza. Hano avuga ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Imana itugirire neza. Aya magambo ni amagambo Imana itubwira. Amen. Imana iravuze ngo ibyo urabikora kuri 21 nkakwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere yawe uko bikurikirana. Kuko iyi murongo wa 19 na 20, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyire imbere yawe uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Ibi birasobanutse, nta kintu kitumvikana hano. Imana iduhana umugisha. Hano rero aya magambo mu by'ukuri ni amagambo dukwiriye gutekerezaho. Ndabasaba ko mwamfasha tukayatekerezaho. Nta muntu uzabura ku munsi w'urubanza. Uru rubanza ruzabera mu ijuru. Nta muntu uzajya kuvugira undi, nta n'uwajya gutanga ubuhamya, kuko umutanga buhamya arahibereye. Imana itugirire neza. Ubundi Imana yadushizemo uyu mutima, Imana yadushizemo ni umutanga buhamya. Uyu mutima iyo ugiye ugakora icyaha, ukaba wagenda ukajya nko hakurya, ukajya mu kindi gihugu icyaha waragikoze, umuti w'icyo cyaha ni ukuza ukacyatura, ukabwira Imana ngo Mana mbabarira, ndimo ndegereza umusozo. Umuti w'iki cyaha ni ukubwira Imana ngo mbabarira. Niba waribye ugasubiza ibyo wibye, niba ari uwo mwasambanye ukabyihana ukabireka, byanaba ngombwa niba uri umukristo ukamubwira uti mwene data, nasobanukiwe ijambo ko nzajya mu rubanza, none ngusabye imbabazi ku cyaha nakoze. Inzira ijya mu ijuru ntabwo ari ugukina. Hari igihe abantu bakina, ariko ubugingo burahenze nshuti y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo hunga uyu muriro, hunga uru rubanza, ruhungira muri Kristo Yesu, kuko nawe azagucira urubanza. Azavuga ngo natanze ubugingo bwanjye. Akubwira ahandi hose yakurengeye, akubwira aho yakurokoreye, akubwira ukuntu yakugiriye neza. Uru rubanza kugira ngo urukire cyangwa urutsinde, nuko wakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Nkunda Bibiliya cyane. Nuwambaza ikintu nkunda, namubwira ngo nkunda ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ni ubuzima. Iri jambo rirasobanutse. Iri jambo ririmo ubutunzi. Ijambo ririmo agakiza. Ijambo ririmo imibereho. Haleluya. Iri jambo ririmo urubyaro. Iri jambo, oh haleluya. Imana itugirira impuhwe bene data, ikagenda ikwereka ko ikuramburiye amaboko. Ariko ikintu kimbabaza ni uru rubanza. Iyo nitegereje mbona abantu bararangaye, ujya kubona ukabona abantu bararangaye, ariko abakorera Imana, aba bakozi b'Imana, Imana ibambera umugisha. Oh haleluya. Imana ibaha umugisha nshuti z'Imana. Aha haravuze ngo ibyo Umwuka Wera aragutocinga. Ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe. Imana itugirire neza. Ngo nzabishyira imbere yawe. Reka tubihuze n'iri jambo twasomye ngo mbona abakomeye, haleluya, n'aboroheje ngo bahagaze imbere y'iyi ntebe. Iri jambo rivuze ngo ibyo ujye ubikora nkakwihorera, ukarema ibinyoma, Imana ikakwihorera. Ukavuga nabi mwene so, Imana ikakwihorera. Ukiba, Imana ikakwihorera. Ugasambana, Imana ikakwihorera. Ukishushanya, ukagira ishyari. Reka mbabwire umuntu ninya, umuntu ugira ishyari ndamutinya.
umuntu w'ishari burya nta kintu atakora. Ishari ryatumye Kayini yica mwene nyina. Imana imubajije ngo mwene nyoko ari he, ngo ndi umurinzi wese. Ibaze n'icyo gisubizo kweri kidafite na discipline. Ubundi umuntu w'Imana agira na discipline. Imana itugirire neza. Mujye mureka tuvuge ukuri kweruye, abantu dukizwe tujya mu ijuru, cyangwa abantu bibananire babimenye. Ariko nani cyakunanira, Imana irambuye amaboko. Oh haleluya! Ntabwo Imana yakuretse, ntabwo yagutaye. Nubwo bimeze gutyo, nubwo uciye mu bintu bikomeye, Imana ntiyigeze ikureka. Imana itugirire neza. Nubwo urwaye ubwo burwayi bukomeye, Imana ntiyagutaye. Imana irahari kugira ngo ikugirire neza. Haleluya! Ariko dutekereze, iyi jambo rivuze ngo ibyo ujye ubikora nkakwihorera. Tubihuze n'uyu munsi w'urubanza. Uyu munsi w'urubanza nta muntu n'umwe uziregura. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Ijambo ry'Imana rirasobanutse kuko ryo riravuga ngo mbona bakomeye n'aboroheje. Bivuga ngo nta muntu n'umwe utazahagarara imbere y'iyi ntebe. Ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero ngana ku musozo, ikintu nakubwira nuko wasaba Imana imbabazi. Kuko Imana iravuze ngo nubwo uri inyanga guhanwa, ngo ikintu cyatuma Imana itagushishimura ngo ikumareho nuko wakwihana. Imana irakubwira umuti. Uyu muti ntabwo ugoye kuwunywa nshuti yanjye. Kuvuga ngo Mana mbabarira. Ikindi ushaka kubona ubuzima bukugoye, reka ngo uhumurize, mubwire ngo wowe higura umuhigo wawe, ibindi Imana izabikora. Nta kintu cyiza nko kubaho uri mu mugambi w'Imana. Nta kintu cyiza nko kugenda wumva ufite umuhamagaro w'Imana muri wowe. Hari n'igihe abakonikoni bagutera ubwoba, bakakwereka ko ubwo buzima utazabukira. Mu izina rya Yesu iyo ndwara uzayikira, kuko Yesu afite imbaraga. Ntabwo natinya kubivuga neruye, nubwo tuzagenda tubiganira n'ubutaha, ariko nzababwira n'ukuntu Yesu afite imbaraga. Ahubwo ikigoranya ari ubumenyi. Urugero, ubundi ufite ubumenyi, ukaba waramenye Imana, waramenye kwihana, waramenye kujya mu ijuru icyo bivuze, nta n'igikomeye gihari. Ikindi kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabura kubaho. Iri jambo rero ni ubumenyi nyine, naryo tuzarigarukaho neza ubutaha. Tuzavuga ku bumenyi cyane. Ubumenyi ni iki? Kwizera ni ukumenya. Imana itugirire neza. Ryamfashije cyane, ryanejeje iri jambo. Impamvu utari gusenga ngo wirukane Satani, ntabwo uramenya ubumenyi. Nuramenya icyo Imana yagushyizemo, nuramenya ukuntu uri umwana w'Imana. Oh haleluya! Nuramenya ukuntu Umwuka Wera ari muri wowe. Numara kumenya ko ari muri wowe, uzategeka mu izina rya Yesu. Uzasezerera Satani n'imihango ye. Uzamubwira ati Satani, nta burenganzira ufite mu bugingo bwanjye. Yesu wampfiriye ari muri jye. Wirukane Satani. Ngo hari abantu bigeze gusenga ngo birukana Satani, ngo baravuga ngo twirukanye Satani, sinshaka kubyinjiramo, ngo Pawulo avuga. Baramubaza bati Pawulo turamuzi, n'umwana w'Imana turamuzi, wowe urinde. Reba ariko kugira ngo Satani agusuzugure gutyo, anga ko gasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Amen. Anga ko gasuzuguro. Ariko ubundi uri umwana w'Imana.
Imana yakwitayeho, irakurengera. Umva, uri no mu biganza by'Imana. Anga agasuzuguro ka Satani. Abantu bagezaho kugira ngo jya kwivuza mu bapfumu. Ntabwo abapfumu bafite Imana nayo. Iyo Mana yabo ntabwo ikora nk'Imana yo mu ijuru. Za Nabali zijya zunama, Imana yacu igashyirwa hejuru. Ngo Yesu atinze cyangwa umukwe atinze bose barahunikira. Erega nawe ufite ibitotsi. Ibyo bitotsi nibyo biri kugutera kumva wajya gushakira Imana ahandi. Ntaho wijya mu muruho, sigaho, ahubwo garuka ubwira Imana ngo ndaje. Urambura amaboko, ugira ubumenyi ku kwizera. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Haleluya. Udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana ibaho umugisha. Twegereye umwanya rero wo gusoza, ariko Imana ibampera umugisha. Navuga byinshi ariko ibi birahagije. Ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe uzabura ku munsi w'urubanza. Njya gukizwa nagiye niruka mfite ubwoba, nzi ko impanda iri bungerereho ntaragera mu rusengero. Shima Imana ko nakijijwe nkaba ndi mu murimo w'Imana, kandi Imana ikaba itaravuze ntarageraho mbonera imbabazi z'Imana. Nawe rero ngwino, Yesu arambuye ibiganza kugira ngo akubabarire. Yesu arambuye ibiganza kugira ngo agukureho uburetwa n'imitwaro wahekeshejwe na Satani. Wikangwa n'amagambo ngo umuntu yakuvuze, ibyo nta kintu bigutwaye. Erega yikoreye urutare rwe, wimwongerera urundi rutare. Mubabarire kuko nawe siwe. Ibyo ari kunyuramo Satani ari kumukoresha. None se wowe, reka rero nkwibwirire, mu ijuru hari Imana izaca agasuzuguro ku buzima bw'umukristo, ku buzima bw'abubashye Imana. Haleluya. Reka ngane ku musozo. Ndashaka ko dusengana Imana. Waba waraguye, waba warasubiye inyuma, waba se utarakizwa, waba uri mu rwego urwo ari rwo rwose, waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, Imana ikeneye kukubohora. Erega nta muti n'umwe uzabona usibye kwihana icyaha, kuko niyo waba waragikoze abantu batakureba, Imana yarakurebaga. Ngo umukecuru umwe, umumama umwe yarahetse umwana ajya kwiba. Noneho ngo ari kwiba, ari guca ibigori, ngo areba hirya no hino abona nta muntu uri kumureba. Arangije aca ibigori mu murima. Agiye kumva yumva umwana ahetse yaravugaga, aramubwira ati se mama, kurebye hirya no hino ukaba nta muntu ubonye, ubwo uri hejuru we ntiyakubonye ko hejuru utaharebye? Imana itugirire neza. Uri hejuru we akontrolinga buri kimwe cyose, aba yatubonye, nta kintu na kimwe ahishwa. Umuti rero nakurangira nuko hariho imbabazi z'Imana. Ntabwo Imana ari umugome, ntabwo Imana nubwo igutocaringa kubw'ijambo ryayo, ariko ishaka kukubabarira. Reka ngusengera Imana. Aho uri ndagusaba ko washobora gupfukama, pfukame dusenge. Waba uri mu kazi, waba urwaye, fata ku burwayi bwawe. Waba ufite icyifuzo, mwami wanjye, reka tubwire Yesu akugirire neza. Waba ushaka kwihana, nabwo umwanya urahari, uze no kubyatura. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uri imfura mu kuzuka. Ndagushimiye ko wanesheje kuzimu na Satani. Iri ni ijambo ryawe. Tugushimiye ko mwami kwizera ari ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabura kubaho. Kwizera niko kuduhamiriza ko turi abana b'Imana. Tuganiriye amagambo yawe menshi, ndetse aho tubwiye ngo uzaza ntuzaceceka. Ngwino mu buzima bw'uyu mubyeyi, ngwino mu buzima bw'uyu musore, ngwino mu buzima bw'uru rugo, mu buzima bw'uyu mugabo, mu buzima bw'uyu mukobwa. Ngwino muremere ibirori, ngwino muremere ishimwe, ngwino mu buzima bw'aba bantu bataramenya Imana, batarakizwa, ahari bari mu bihugu bisenga ibigirwamana, cyangwa bakaba bari no muri iki gihugu cyacu, ariko
ariko bakaba barembejwe no kutamenya ukuri, barembejwe n'uruzerero no kudakizwa. Mana, barakiriye inyigisho nyinshi ariko zitababwira kwihana icyaha. Uyu mwanya akora ku mitima yabo kugira ngo bababarirwe. Mbasabiye amahoro aturutse ku Mwuka Wera, adaturuka ku byo batunze, adaturuka ku mirima, kuko iri jambo ritubwiye ngo abakomeye n'aboroheje bazahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Shoboza umuntu wese gukizwa no gukiranuka. Uhe umugisha abakozi b'iyi radiyo nabo kuko bagukorera umurimo Mwami. Tubasabiye umugisha, kandi itorero ryacu muri rusange naryo uriho umugisha. Ari abari muri ryo basubiye inyuma, turabasengeye ngo bagarure mu izina rya Yesu. Kandi turasenze ngo witamurure, oh haleluya, witamurure kugira ngo icyubahiro n'ubutware bibi byawe. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.